Muraho neza, nitwa Utatsinema Yazidi Mbonyi, ndi umuyobozi wa Duhindure Group ari ibarizwamo Duhindure TV. Mbasuhuje bwa mbere mu mwaka wa 2021, ngira ngo mbashimire abantu babanye natwe muri 2020, umwaka w'ibibi gusa, ndetse by'umwihariko mfashe uyu mwanya rino jambo nk'umuntu uhagarariye Duhindure Group, mbashimira ko mwabanye natwe mu gihe twasaga nkaho nta n'igikorwa na kimwe dufite. Mbashimira ko mwahagararanye natwe nta bifatika bigaragara dufite muri 2020, umwaka mubi cyane. Hari ibikorwa rero bigiye bitandukanye bizakorerwa muri Duhindure Group. Mbashimiye iki? Mbashimiye yuko mwahagararanye natwe nk'abizeye ko bizakorwa, si icyo gusa nk'abizeye imbaraga zizabikora. Mfashe uyu mwanya ngira ngo nshimire umuntu wese wemeye kubana natwe ntacyo abona. Rero imbaraga zatumye mwubaha kino gikorwa, imbaraga zatumye mubiha agaciro karenze ako twebwe tubiha, nizo mbaraga zitumye ngiye kubasezeranya ibi ngibi. Ngiye gusezeranya umu agent ambassador wese, umufatanyabikorwa, umuterankunga, umuntu witeguye kudukurikira, umuntu witeguye kudufasha mu buryo bugiye butandukanye, ubuziguye n'ubutaziguye, ubwagutse n'ubutagutse, umuntu witeguye kubana natwe mu buryo ubwo aribwo bwose. Ndagusezeranya iki nk'umuyobozi? Nzakora icyo nshoboye cyose, igishoboka cyose, nitangire Duhindure Group, Duhindure TV, igishoboka cyose kizayigeza hejuru ku gasongero, niteguye kugikora. Nibyo koko narabungutse ngo mumfashe, ariko naho mutamfasha niteguye kubitangira, niteguye gukora iyo bwabaga mukabona Duhindure TV on top. Niteguye gukoresha impano zose zindimo uko nzizi, niteguye gukoresha ubushobozi bwose mfite uyu munsi nubwo nzunguka muri aya mezi aje. Niteguye gukorera Duhindure TV, gukorera Duhindure Group, by'umwihariko gukorera umu agent ambassador ntitaye uko akora. Niteguye ko muri uyu mwaka nzabereka itandukaniro ry'icyitwa business n'icyitwa umutima. Muri uyu mwaka mugiye kumenya business iharanira inyungu aho itandukanira na business iharanira inyungu n'ukuri. Murakoze cyane. Muri rusange rero, reka uyu mwaka mbifurize ko uzababera uw'ibyiza. Uyu mwaka munyemerere mbasabire ikintu kimwe cyonyine. Reka nsabe Imana, umuntu wese wo muri mwe unyumva wese, Imana ibatandukanye n'ikintu cyose cyakabatandukanyije n'umugisha wanyu, ibatandukanye n'ibikorwa byose mwagakoze bitagetinga kubatandukanya n'imigisha yanyu. Nicyo cyonyine nabasabira. Nawe reka Imana ibinjize mu bikorwa nyirizina bibinjiza mu migisha yanyu. Ubundi reka mvuge ngo isezerano. Nzaruhuka ari uko abantu bansubiriyemo ngo isezerano, ibiganza bizaba biri hejuru y'ikiganza cyanjye, nzaruhuka ari uko bizaba bitakibarika. Isezerano rizaba ari ukubahereza ibyiza again and again. Nawe vuga ngo and again. Muri make, umwaka njye mwise umwaka wo gutandukanywa n'icyagutandukanyaga n'imigisha yawe. Mwabyumvise? Murakoze cyane.